Nongeye guha ikaze udahwema gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Starbiz Rwanda. Uyu munsi tugiye kureba top 5 y'abahanzi bakize cyane muri Afrika cyangwa se abafite agatubutse cyane kurusha abandi hano kuri uyu mubumbe wa Afrika. Turareba aho bakomoka, amafaranga bafite ndetse n'amateka yabo akomeye, turebe n'ukuntu babigezeho. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ntuzacikwe n'izindi stories zizatuma wumva neza inzira y'ubukire. Umwanya wa mbere turasanga Youssou N'Dour, ni umunyasenegal afite miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Rero bavuga ko amateka ye yatangiye aririmba mu nsengero n'ahantu h'amatorero y'abaturage. Yabigeze hate? Uko yabigezeho, yamenyekanye vuba mu gihugu cya mbere yo gukora album mpuzamahanga, yinjiza amafaranga menshi mu muziki ndetse akora n'amaradiyo n'amateleviziyo. Yaravuze ngo gutangira wiga umwuga wawe neza no gukora n'abandi ni ingenzi cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi ukomeye cyane muri Afrika, bamwita Akon, arazwi cyane mu muziki ndetse akaba bivugwa ko afite ubwenegihugu bubiri, Senegal ndetse na USA. Afite miliyoni 80 zisaga ndetse z'amadolari y'abanyamerika. Amateka avuga ko yakomotse muri Senegal ariko akaba yarakuriye umuziki wo muri Amerika. Uko yabigezeho, yamenyekanye nka singer na producer, afungura business y'ingufu zizuba muri Afrika, abyita izina rye ayitwa Akon Writing Africa ndetse na Rio Estate. Rero yaravuze ngo ntukigere utekereza ko muzika ari yonyine izaguha amafaranga, fata amahirwe yose ufite azakugeza ku iterambere wifuza kandi byihuse cyane bidatinze. Ku mwanya wa gatatu turasanga Black Coffee, ni umunya South Africa, arazwi cyane mu muziki, nawe akaba n'umudj kabisa, afite miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Amateka avuga ko yatangiye ari umudj w'inama ntoya mu gace k'iwabo muri South Africa. Yabigeze haterero, yakoranye ibitaramo mpuzamahanga, yafatanyaga n'abahanzi bakomeye cyane ku isi kandi yitabira n'amafestivali akomeye cyane. Yaravuze ngo kuba mwiza mu byo ukora no kumenyekana ku rwego mpuzamahanga ni ingenzi cyane, byakugeza kure bikakwambutsa imipaka kandi ukamenyekana ku isi hose. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi w'umunyanigeriya bamwita Davido, uheruka gukora n'ibitambo hano mu Rwanda kabisa, atunze miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Amateka avuga ko yatangiye aririmba mu muryango w'abakire ariko yagize ibihe bigoye kugira ngo afate umuziki w'umwuga. Uko yabigezeho, afite album nyinshi, ama-concert, ama-endorsement ndetse n'iyo label ye yitwa Davido Music Worldwide. Icyo yaravuze ngo ukorera ku nzozi zawe ni igihe gikwiye, nibyo bituma utera imbere byihuse. Ku mwanya wa gatanu hari umuhanzi n'ubundi w'umunyanigeriya bamwita Wizkid, arazwi cyane mu muziki cyane, afite miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Amateka avuga ko yatangiye akiri umwana aririmba mu mashuri y'incuke no mu matsinda y'abana. Yabigezeho atero, yafashe amahiti menshi mpuzamahanga n'amatour menshi ndetse akaba afite n'amabrand menshi cyane n'ama-collaboration, yinjiza amafaranga menshi cyane bigatuma atera imbere akinjiza aya mafaranga. Yaravuze ngo uko wakiga kose ukanashyira mu bikorwa ibyo ukunda cyane ni ingenzi kandi byakugeza kure hashoboka kandi wifuza kugera. Aba ni bamwe mu bahanzi bakiza cyane muri Afrika, bafite amateka akomeye atuma amafaranga yabo arenga amamiliyoni. Niba wifuza kumenya uko abahanzi babonye ayo mafaranga, uko bakora business zabo kandi wifuza kwigira ku byo bakora, kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubagezaho ibindi bintu by'ingirakamaro. Nabakunda cyane, Starbiz Rwanda. Ciao.